kuzinga imyanda yawe. Ndavuze ngo genda uzinga ibyawe noneho. Niba ari uko bimeze. Uzinga ibyawe byose none uhita unataha. Ugiye kuzinga se? Ataho gataha yo budacaho. Ataha hehe? Oy. Kibagiye haguruka imbere. Fasha. Ngende? Hey. Ngufashe. Umura amabi menshi. Uri mama nawe nzoga njyewe. Ipriya mufwagira gutya kwihanga. Umunyamakosa uri nkozi y'ibibi. Umunsi yakunize. Dore ko inzoga zakwisha utagira no tubaraga mu mubiri. Bazakumbasa. Nure ndimo nakubwira ukuntu agiye kuzanyicama. Agiye kuzanyica. Ejo bundi nyine ibyo ndimo ndavuga. Byabihari ibyo by'intuza by'iyo firiti. Icwe n'agahinda. Haguruka imbere. Fiorita Souza. Gira hino. Isi neza. Uvuye koga? Icyo watinze koga se? Paretse nicaranye. Ndetse wakicara ngo ari gutwaye iki? Uyereka narakuze. Warakuze kuri udashobora kunyicaraho? Uyereka nicaranye. None yicara ngiye kwicareho. Aya. Nakusuritse no kwicara. Kuryama kuri twaryama. Ngo iki? Kuryama. Sibuze ngo tujye kuryama ntabwo twagenda tukaryama. Aya. Nese ikibazo ni iki? Se nsanzwe ndara mu cyumba cyanyu. Oya ntabwo usanzwe uraramo. Bibaye ngombwa ko turarana se. Hagati yanjye nawe se wajya ufata umusego ugashyiramo gutya ngo tutegerane. Buriya rero nuko utabizi. Iyo umwana aryamanye na papa we na mama we nibwo asinzira neza. Ibyo nuko bidasanzwe se. Aho bidasanzwe ni hehe? Erega twese turi abana. Uretse kwitwa ngo umwana ngo ndi umugabo mu rugo. Aho bidasanzwe si ni. Ntabwo bisanzwe. Ushaka gutya ati suri mwiza. Oya pawa. Siku yego komana. Siku najyaga nitegereza. Oya. Akabiri kawe karatoshye. Pawa. Papa reka. Ikibazo kiri ariko. Oya. Ariko Fio. Oya papa. Kuki ushaka kumfata? Nicare hano ba. Wawe wifata ukundi. Oya nyine reka nicare hano. Reka ngukize ukuri rero. Igihe cyayo kandi uvuga ko ari n'ibihe by'imvura. Shashiri nayo mukumbuye. Yego. Jya ujya untunga shiri wanjye rero. Gute? Kumva mpari kunduba. Nkumbura mpari gute? Sha nawe urabizi. Reba igihe cyose gishize ntakubona. Kuba tuvugana kuri telefone wumva bihagije. Ariko rero ushobora nuko bandi kwita ku mirimo mu kazi gasanzwe, ikindi hari n'igihe mba ndimo ndita kuri famiye, ugasanga nyine sometimes biragoye yuko twabonana. But usajya ugihangana sibyo? Shira meze neza. Yego. Yeah, of course. Kubera Nyine sorry kukubaza sibyo kwita mbikubaza aka kanya. Hari ibintu maranye iminsi ushaka kukubaza. Birambangamiye muri iyi minsi. ibintu shoka ntego. Oya nibikwerekeyeho gusa ndashaka kukubaza kandi ntuce ku ruhande umbwiza ukuri nk'umukozi wawe. Of course as usual. Kuki muri iyi minsi wahindutse sinyikubona ntukinyitaho nka mbere amapromesi yose wansezeranyije nta ugikora ibintu byose ahantu hose twajyaga nta mwanya ukimbonera wo kuhajya nyine ndashaka umbwiza ukuri n'iki cyatumye uhinduka.
ndagushaka nkakubura. sheri arega buriya apari yuko dukundana hari izindi nshingano mfite. Ndabizi, none se ngiye ubona mfite akazi, mfite umuryango, ariko nkagira n'undi mwanya wo kukwitaho. Ni nyine ndashaka umbwira ikintu gishobora gutuma utanyitaho, utamvugisha, utampa umwanya kandi mbere. None se reka nkubwire, ibyo bintu byose byari bihari mbere y'uko duhura. Ko wamboneraga umwanya mbere, si twari tuzi twakundanye, ibyo bintu byari bihari. Kubera iki nyine ubu bigeze hagati ukamburira umwanya? kandi ubimenye ubyiteho. Gaburira ndagukunda. Papa waretse. Oya. Ufite ikihe kibazo? Oya pa reka nicare hano. Ese ndakubangamiye? Oya reka nicare hano. Wicara ari hakura iki? Icaranga ntiwashyushye. Urumva kunyicara ko bimeze nko kwicara kuri matora we. Sibyo? Siyona wanjye. Oya papa reka nicare hano. Akufi ntabwo ushaka. Wowe ntushaka no kureba ukavuga uti barashaka iki? Reka rero. Usibye no kwicara aho ngaho. Ujye kujya mu cyumba. Yego. Taje musangiye. Musange yo gukora iki? Taje gusiga amavuta. Oya ndayisiga. Uriya kera ni ngiye wagusiga gutarakura ngo mera amabere. Agusiga ahantu hose nkazamura ku mirenge nkazamura ahantu hose nkasiga. Papa reka. None rero ndashaka kwibutsa ukuntu abigenza. Oya. Ubu narakuze. Ubu warakuze uzi icyo gukora. None tugiye kugenda mvane none usawa warakuze. Ni ngiye ugiye kugenda mvanemo imyenda niyuhagire unsige. Unyishyura ibyo nagukoreye. Oya papa. Papa ndeka mwicire hano. Oh chérie. Ko watinze gutaha. Mutoni byagenze. Sawa. Ndandusha. Ariko nta kintu uzanye. Sari ikintu wanumye. Ari ikintu wanumye. Ariko ntari kwibwiza ukavuga uti umugabo wanjye ari mu rugo. Ese buriya nta kintu akeneye. Sheri nari nanuye numvaga rwose ntari gutekereza. Utari gutekereza? Uti ni ukuri. Reka nkubwize ukuri. Nicaye amaso nyahanze hariya muri uwo muryango. Mvuga ngo umugore wanjye buriya naza harakananzanira. None usasha. Ufitane mu cyo. Kandi mfite inyota niyo kumbaga. Shaka hagati se mugiye ukakuzanira. Ufite amafaranga? Urayamo? Okay. Uraje. Ungiriye neza. Kandi amafaranga ugende. Ushakira akantu gakonje. Ariko nawe uzana kawe. Sibyo? Umwana se. Umwana se abana bamubyaye bakamwa n'amazi. Yano uzana akantu gakonje. Ushaka ko turi umwe umwana ari kutureba. Uyu mwana se ufite ikihe kibazo? Umwana nta kibazo. Wewe wimugiraho ikibazo. Ikibazo gifite ngewe nawe. Erega ari amazi buriya nanjye ndashaka kuyavoma. Sawa. Umuzanire. Genda unzanire. Ariko ntutinde. Ndagukumbuye rega. Fio. Ngwino nubwiye. Ngwino. Mubwire Fiona. Twumvikana. Ibintu ngukoreye ibibanga ryanjye nawe. Uramutse ubibwiye nyoko. Njyewe nawe tuzabana nk'injangwe n'imbeba. Ariko nugira akabanga nanjye ntacyo nazagukora. Sibyo? Kandi nitubona akanya ntugire ngo birarangiye. Papa ibyo bintu wabirize. Ubu none ahangaha mbivuyemo. Ariko ninongera kubikubwira ntuziyaze. Ikindi usabwe gufunga umunwa wawe. Ngaho ugenda nyoko atagusangana. Wabyumvise? Sheri nuko sometimes nanga kubikubwira ariko nawe ubizi kugira ngo ne gutuma uhangayika cyangwa nkukoreza ibibazo bya famiye ariko nakubeshya hano mu rugo
hari byinshi biba bitagenda neza. ibiki kuki utambwira nk'umukunzi wawe nshobora kukugira inama. Ayo baby wibuke yuko tutari abana. Ntabwo turi abana ariko se kugira ngo abantu babane bigenda gute banze bagakundana bagakora ibitwaye turimo. Okay, it's a family issue kandi sometimes ibibazo byose ntabwo ariko umuntu abivuga, hari byinshi umuntu akemura ku giti cye cyangwa se ukabikemurana n'umuryango wawe. So rero hari byinshi hano muri runo rugo birimo birangora nk'uko nabikubwiye. Mama ntabwo abanyoroheye, umuvandimwe nawe nuko, kandi nta wundi muntu ubona wabikemura uretse njyewe. Urabizi bano ofisi navuga yuko ari abapagani ariko ni njye muntu ushobora kuba wakwicara agatekerereza urugo nk'aho nubatse. Okay, none utekereza ko uzaguma muri runo rugo? nyine igihe nikigera. Igihe ni ryari? Igihe ni ubu ngubu. Ni njye wita ku n'umuryango rero urashaka kumbwira se ushaka gusobanura yuko Kamubwira sibyo, urabizi ndagukunda sibyo. Hari ikintu nshaka kugukorera ariko ndabanza nkubaze. Imyaka ufite urayizi? Abahungu benshi mungana abenshi ntabwo baba bakiri iwawe. Ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu rero ushobora kumbwira ngo uzaguma hano. Mama wawe ni mukuru, brother wawe nawe ni mukuru, nta ruhinja mufite ahangaha. Kubera iki wumva utajya hanze gushaka inzu nawe utangira ubuzima bwawe? shuri yarga jya umenya yuko dukijijwe, ntabwo ndamutse ngiye hanze najya mu mico mibi byatuma uziko nshobora kutugiramo nuko ushobora kuba watwita kandi tutarakora ubukwe. Ikibazo ufite ni ugutwita, ikibazo ufite ni amafaranga. Okay, it's okay. Ikindi cyongereyeho nuko njye narasenze Imana imbwira yuko kuba naguma muri runo rugo ari cyo kintu cy'ingenzi mu buzima, kandi nkakomeza nkita kuri bano n'umuvandimwe wanjye, kuri mama wanjye. Nanjye ndasenga. Ushobora kuba ikibazo ufite ari amafaranga. Nta mafaranga ufite ngo ngushakire amafaranga. Ntabwo ikibazo ari iki. Okay, basi turaza kubiganiraho nabo sibyo. Ikeke cyo gihe cyiza cyo kuba twaraka sibyo. It's okay. Okay, ahubwo se Katisengera rewe. Ndagendera ku byo ushaka ariko ntabwo mba nishimye. Gerageza uhinduke. Okay, shuri mwari ka twiyegereza Imana. Okay? Ako wiyegereza Imana utekereza ku byo nakubwiye. Okay. So, Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje. Tugushimiye yuko tugejeje n'umugingo duhumeka umwuka w'ubuzima. Borofiye n'umwana wanjye. Hari ikintu cyatumye nshaka ko tuganira. Nshaka umbwire impamvu muri Misendozi wahindutse. Ese mama nahindutse iki? Warahindutse cyane. Fiona ndakuzi, ndi mama wawe wakubyaye, ndakuzi kuva mu bwana bwawe. Warahindutse ntukirya, wirirwa wigunze, mu maso yawe hasigaye hazengamo amarira. Ni ikihe kibazo ufite udashobora kumbwira? Mama ngiye nta kibazo mfite, meze neza. Fiona waretse kumbeshya. Nimba hari n'ikibazo ufite wambwira nkashaka kundi kuntu bigenza. Nyamara nta kibazo mfite mama. Ngiye mba mbona ari ibisanzwe nyine nta kibazo. Ntabwo ndi kubyumvisha. Basi se nuko utari ku ishuri ukaba ufite ikibazo cy'uko papa yakwimye amafaranga? Oya mama, ntabwo ari icyo kibazo. Kandi amafaranga y'ishuri ntekereza ko papa ari kuyashaka nayabona azayampa. Nta kibazo mfite rero. Fiona wambwije ukuri. Mbwiza ukuri, ngiye amafaranga nanjye nayashaka rega. Nayashaka ukagenda ku ishuri ariko ugasubira mu buzima busanzwe. Nanjye ukubona umeze gutyo ntabwo biri kunshimisha nka mama wawe. Ariko manje ndumva nta kibazo mfite. Ntacyo pe. Fiona ntabwo uri kwanga kumbwira. Nturi kwanga kumbwira. Nyamara ibyo bintu wicaranye utari kuvuga, hari umunsi uzashaka kumbwira nanjye nkakwihorera. Basi mama.
basi nsezeranya ko ibintu ngiye kukubwira papa atazabimenya. Papa atazabimenya gute? Wumva ko ntabimubwira? Ni ibiki ushaka kumbwira so atagomba kumenya? Nimba ari n'ikibazo ufite wenda tugafatanya kugikemura. Ni karibu. mwebwe Bravo. urabona neza Makuru yanyu mwana. turakomeye. Yego Ndakubona. ni karibu. Makuru y'imisi. Tumeze neza turashima Imana. Mwebwe se? Natwe turaho nta kibazo. Hari haciyemo iminsi. Wa muntu wese ko Kigali hori twirukansa. Umuntu bagiye gupagasa. Akazi kaba kabaye kenshi. Ugacaha kugira ngo ugire icyo uramura. Yego birumvikana. Nuko umwanya wo gusura afandimwe ukabura. Birumvikana Ariko umwanya wo kubasura muri bwose nawubura. Buri gihe mba mbazirikana. Murabizi ko umeze nk'aho ari we wasigaye mu nshingano. Cyane rwose. Nyakwigendera ataragenda niwe twicaranaga, niwe twasangiraga. Mbese amakuru yanjye yabaga ari amakuru ye. Yego. Ariko murabizi ntabwo ari byo kwirirwa mvuga. Hano umeze ute se? Wenda mbere yo kuzana rimeze neza. Ariko buriya umuntu aganirije ibintu bijyanye na papa. Mpita ntangira nkamwibuka nyine nkumva muri njye ntabwo meze neza. Ese ko ntabwo uriyakira. Ntabwo urakira urupfu rwa papa woko. Reka biriya mwana wanjye bibaho. Urumva? Iyo umuntu apfuye birababaza nibyo. Ariko nawe ugomba kwishyiramo akanyabugabo kugira ngo ubashe kugira icyo wimarira. Bikomeje gutyo rero nawe wazarangira tukubuze. Ukuntu ngira nyine gutya mwibuka n'amagambo yajyaga ambwira, nawe yari ameze nyine nk'ugiye gupfa n'ubundi wagira ngo yari abizi nyine ko agiye gupfa. Ubundi iyo umuntu agiye gupfa arabimenya ariko ntabwo byeruye. Ese yambwira akambwira ati nibura ngiye kugenda ngo usige wenyine hariya, nibura nkamenya ukuntu byitwaramo ntajya bicisha mu migani. Aho nta kintu nakubwira mwana wanjye. Nta muntu ushobora kubwira, n'umugore ntubimubwira, ubimuciramo marenga. Iyo abasha kureba akareba akavuga ati cyo uyu musaza avuze ndakimenye, ariko ntawe uvuga ngo ndagiye baye. Ndibuka igihe Arsenal yakinaga na Man U, yari yanjyanye hariya hepfo kungurira icupa. Nibwo hashize iminsi mikeya ahita agira ikibazo ajya mu bitaro, ariko yarambwiraga ati hano hantu nkuzanye mwana wanjye, nimba nanahari uzajya uhaza uhicare unywe icupa mu rwego rwo kugira ngo nyibuke. Ariko babazwa ko kugezana n'ubu ngubu ntabwo ndajyayo nibura ngo nicareyo mvuge ngo ndimo kumwibuka. Yagerageje kumfata ku ngufu. Ngo? Gaho rero. Kagira inkuru. Mbwira byagenze gute? Mama byatangiye mvuye muri dushe. Nyura hano nambaye swime. Sinakubwiye. Ubu wasanga ari wagiye kumwibambazaho. Mama nukuri ndarengana n'izina ry'Imana. Ibyo bintu urabizi neza ko ntabikora. Hama papa wagufata ku ngufu gute? Ashaka kugufata ku ngufu gute? Ujya kumuca imbere wambaye amasume. Wari wabuze ahandi hantu wanyura? Nose mana ari kunyura he handi kandi inzira iri hano. Fiona reka nkubwire mwana wanjye. Nimba ushaka kunsebereza umugabo, ntabwo aho twakumvikana kimwe nawe. Mama nabyo musebyamo. Ibintu ndi kukubwira byarabaye. Fiona naguri kumbeshya. Mama nago nkubeshya. Fiona umugabo wanjye ndamuzi ko nateye imyaka tubanye ni myinshi. Ntabwo umugabo wanjye agendera mu ndaya. None ushaka kuvuga ko nozo hanze atazigiyemo akaba ashaka kuvuga umwana. None se mama ukaba wumva ko ngiye ndi kumubeshya kugira ngo ntunguke iki? Umva Fiona, mvira ahangaha. Mvira ahangaha genda. Genda jyane mu cyawa hirya. Genda. Hasobu. Narumiwe.
se ahantu akunda kwicara se hazi ni hano hepfo kuri ka kabari ko kwa Karoli. Ndabyibuka yarambwiye ati hano hantu nimara gupfa ntakiri muzima uzaza uriyicare ugura icupa nk'iri ngiri turimo kunywa. Ndabyibuka twari turimo kunywa jibisi. Arambwira ati ujye uza hano wicare umwira icupa mu rwego rwo kugira ngo unyibuke wibuke n'amagambo nakubwiraga. Ariko ubu nyine ntabwo ndasohoza ubwo butumwa yansi. witekereza cyane ibyo uvuze ndabyumvise kandi nibera bigusabye kuko ugomba kubikora. Birababaza kuba umubyeyi yakubwira tujye uza wicare hano unyibuke aho wowe ntubashe no kubikora. Reka rero reka ngusabe tuzaho gatoya icyo kibazo ndagikemura hanyuma ushaka akanya uze kugenda ugiye oya nuba akanya ndagafite hari ikintu ndi gukora se no kuba ndi kureba iyi televiziyo ko ari uko mba nabuze ibyo nkora. none birasaba amafaranga angahe ngo ugende icyo gikorwa gisoze? Nubwo byaba ibihumbi 10 byonyine rwose nkagenda nkicara nkamubwira ni papa aho uri hose warandeze ndakura ndi hano. Ibintu byinshi byo de mva mwana reka mufashe rwose icyo kintu kiragumye kukubabaza kuko uri kubabara nkabibona. Akira amafaranga uzi kugenda ushaka akanya wicare gusa ikintu cyo gutekereza papa kumwibuka ukibuka amagambo yakubwiye impanuro yaguhaye byose ubizirikane ubikore kandi utuje. Ntugende ngo uvunde ngo unywe agacupa ushwane ahubwo ukora ibyo yagusabye. kumwibuka. Ngiye kumwibuka pe ntamwibuka. Wari uhari? Muraro amakuru cyangwa gushuje na reka uje birahagije. Ntabwo ino wicare mwe muganira nanjye ndaje. Kumeza gutyo Meze neza nta kibazo. Uraza gusubira ndagaruka. Goroje. Yes. wenda uri nusanga ahangaha cyangwa se urasanga nagiye Reka njye gukora ako kagabo. ariko nusanga nagiye nubwo tuzabona mu bitaha. Nta kibazo. Genda ukora ibyo bintu kandi ubikore witonze. Umeze neza? Nta kibazo ikibazo yari afite ndagikemuye. Yari afite ikibazo gikomeye. Bashiri. Urwana kuri muri kubwira ngo iki? Deve afite agahinda kenshi. Hari amagambo se yasize amubwiye rero aravuga ati mwana wanjye igihe nzaba ntagihari uzagerageza uze wicara ahantu nkunda kwicara niba ushaka kunyibuka wafatira agacupa nusuza kunyibuka wigendere. Ese urumva atari byo? Agacupa? Niba ari ibyo papa yamusabye tuzajya uza unywere hano unyibuke hari ikibazo kirimo. Umuhaye iki? Umuhaye amafaranga. Umuhaye amafaranga? Njye urampe iki? Ese nawe yagusabye ko uzajya wishyura umugabo ujya kwibuka umugabo wawe hari ibyo yagusabye? Fiyo uraho uraho neza umeze nakomeza tu umuntu umeze gutyo wabaye iki? ntabwo meze neza. ndakugendekeye bite? Mu rugo banyirukanye. Uvuze Fiyo ko byagenze bite? Mu rugo banyirukanye. Uri serious? Nose mba ndi gukina nawe. Cyangwa mwawe ntabwo yakwirukana ujye ureka kubeshya. Urabona nishimye. Shava muri ayo mana. Banyirukanye. Byagenze bite? Ngwino mu nzu basumbwira uko byakugendekeye.